twishimira intambwe u Rwanda ruba rwarateye kuko twabonye ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kuba dufite ubwigenge hano mu gihugu. ubu bituma u Rwanda rwifatira imyanzuro n'abaturage bakisanzura nta kibazo kuko nta muntu. Ndamusuhuje cyane aho uri hose, mwifurize umunsi mwiza w'ubwigenge bw'u Rwanda. Ndagira ngo umenyeshe ko u Rwanda rumaze imyaka 63 rubonye ubwigenge ruvuye mu maboko y'Ababiligi, kuko u Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1962. Ariko se waba wari uzi ko u Rwanda rwatangiye gukolonizwa mu mwaka w'1900? U Rwanda mu mwaka w'1900 rwatangiye rukolonizwa n'igihugu cy'Ubudage cyangwa se Germany. Germany yakolonije u Rwanda kuva mu mwaka w'1900 kugeza mu mwaka w'1916, ubwo Ubudage bwatsindwaga intambara ya mbere y'isi, maze ubwo Ubudage babwambura u Rwanda, ahubwo u Rwanda baruhereza Ububiligi. Ububiligi bwatangiye gukoloniza u Rwanda kuva mu mwaka w'1916 kugeza mu mwaka w'1962, ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge. Bivuze ngo u Rwanda rwamaze imyaka 62 mu maboko y'abakoloni, rutitekerereza ahubwo rutekererezwa n'abakoloni. Ese nk'abanyarwanda muri rusange twese tuzi ingaruka zo gukolonizwa? Tuzi, ntabwo ari ngombwa ngo mbisubiremo, mwese muzi byagiye biba kubera imyumvire abakoloni badushyizemo. Ese namwe muzi izo ngaruka zose? Kuri uyu munsi turimo turaserebura ko abanyarwanda dusigaye twigenga, twitekerereza, dukora ibyo dushatse, nta muntu udutegetse icyo gukora. Kuri wowe kwigenga urumva bimeze gute? Reka duhereze akanya abaturage bagende batubwira uko bumva ijambo kwigenga, cyangwa se batubwire kuba u Rwanda rumaze imyaka 63 rwigenga uko bimeze. Dukomeje kugenda tubaza abaturage uko bumva kuba u Rwanda rwarabonye ubwigenge, se bimeze gute, bidufitiye akahe kamaro? Rero tugeze kuri umwe mu bihangiye umurimo wo gutanga amayinite. Rero nawe reka tumwegere tumubaze amazina ye, hanyuma tubwire akamaro ko kuba yumva ko u Rwanda rwarabonye ubwigenge bimeze bite. Watubwira amazina yawe? murakoze cyane. amazina yanjye yitwa Kwizera Salomo, nkaba ndi umunyarwanda nk'uko mubibona, nkaba nkorera hano ibintu bigendanye no gutanga amayinite n'izindi serivisi zimwe na zimwe turadufasha abakiriya. Yego. Salomo, urakoze cyane. Ejo ni umunsi u Rwanda ruzizihiza ubwigenge, rero ruzaba ruvuye aho ruzaba rwizihiza ko rumaze imyaka 63 ruvuye mu maboko y'abakoloni b'Ababiligi cyangwa se abazungu muri rusange. Ese kuba u Rwanda wenda rwarabonye ubwigenge, wumva ari nk'akahe kamaro ku banyarwanda? murakoze cyane. twishimira intambwe u Rwanda ruba rwarateye kuko twabonye ububasha ndetse n'ubushobozi bwo kwihitiramo imiyoborere ndetse n'abayobozi batubereye, tutabashyiriweho n'ibihugu byo hanze, kuko mu bukoloni urumva batuyobora uko bashaka, rimwe na rimwe bakaduhitiramo abayobozi tudakunze cyangwa tutabishimiye. turishimira ko ikintu cyabashije kugerwaho. Ikindi twishimira ni uko u Rwanda dufite uburenganzira bwo gukora ibyacu, tukabaho nk'abanyarwanda, tugakora ibintu tudashyizweho igitutu n'ibihugu byo hanze, tukabikora uko twe tubyifuza, tugakora ibidufitiye inyungu nk'abanyarwanda. Ikindi cya nyuma nasorezaho ni uko twishimira ko kuba u Rwanda rufite ubwigenge rwaribohoye igikoloni, byaduha uburenganzira bwo kugena ahazaza h'igihugu tutahagenewe n'abanyamahanga. Tukaba twakiha intego tuzageraho nk'igihugu dukurikije ubushobozi bwacu, ndetse tugafatanya n'abanyarwanda tukabigeraho tudashingiye ku bushobozi bwo hanze. murakoze. Salomo, urakoze cyane. Reka twifurize umunsi mwiza w'ubwigenge. murakoze cyane. Dukomeje kugenda tunyura mu baturage tubabaza uko bumva ubwigenge cyangwa se akamaro k'ubwigenge. Rero twe twagiye tubaza abantu benshi batandukanye, twe tugeze ku musista ukora muri Canal Plus,
nawe turavuga tumubaze atubwire uko yumva ubwigenge cyangwa se akamaro k'ubwigenge ku banyarwanda. Sister, mbere na mbere watubwira amazina yawe? Murakoze, nitwa Yvette, nkora muri Canal Plus nk'uko wari ubivuze. Rero iyo numvise ubwigenge urumva ni ikintu cy'agaciro ku gihugu cyacu. Yego. Urumva kuba dufite ubwigenge hano mu gihugu, buri muntu ashobora kuba yakora akazi kose amasaha ariyo yose. Yego. Nta munyarwanda ufite ikibazo ngo umutekano mukeya iki, ndetse n'ibintu dukesha igihugu cyacu. Yego. Kuba turi abanyarwanda ni ishema kuri twebwe, kandi kuba twarabonye ubwigenge ni ibintu byo kwishimira muri rusange, ko dukora dutekanye, umutekano mu gihugu urahari. Yego. Ushobora kuba natekereza bizinesi nkayitangira nkayikora mu mahoro, ntabuza guteza akavuyo cyangwa ikindi cyose, nuko dufite ubwigenge kandi igihugu cyacu kiba kimeze neza. Leta irakoze cyane. Nzajya kwifatanya n'abandi banyarwanda kwizihiza umunsi w'ubwigenge cyane, ngomba kuba mpari nanjye nk'umunyarwandakazi. Okay, Yvette, turakoze cyane, reka twifurize umunsi mwiza w'ubwigenge. Murakoze cyane. Tubonye n'undi mujeni wari uri mu kazi, wenda reka tumuhe akanya nazo tubwire akazi yari arimo uko kameze. Tukubonye uri mu muhanda utwaye igare uhetse utuntu, waba uri mu kazi? Yego, ndi mu kazi. Wari uvuye kurangura? Oya, nari njyaniye umuntu inzoga, ngiye nkora akazi ko gutwara inzoga ku igare. Urabona bicamo biragenda? Biracamo nta kibazo. Okay, ni byiza cyane. Ejo u Rwanda ruzizihiza ubwigenge. Hashize imyaka 63 u Rwanda ruvuye mu maboko y'abakoloni. Yego. Ese kuba u Rwanda rwarabonye ubwigenge, urumva ari akahe kamaro byatugiriye nk'abanyarwanda? Akamaro, kuba abakoloni bakolonije u Rwanda batakiri mu Rwanda, ubu ngubu bituma u Rwanda rwifatira imyanzuro, n'abaturage bakisanzura nta kibazo, kuko nta muntu uba ubakandamiza cyane. Yego. Harya amazina ni? Amazina ni Albert. Ni Albert? Yego. Albert, mu bishaka tubwiye ko ubu ngubu u Rwanda n'abanyarwanda bifatira ibyemezo bakisanzura nta muntu bahagaze hejuru. Albert, akazi kawe urabona kagutunze biravamo? Akazi kanjye karantunze nta kibazo, kuko haje amategeko, u Rwanda rwishyiriyeho abayobozi beza, nta kibazo, baratworohera tukagenda mu muhanda nta kibazo. Yego. Ngira ngo mwumvishe ko ubwigenge bufite akamaro kenshi, abantu bagiye bivuga mu buryo butandukanye. nawe nkeka ko tuguhaye akanya wabivuga mu buryo bwawe. Murakoze cyane, mukomeze kubana natwe. Yes, ngira ngo mwabyumvishe ibyo abaturage bagiye bavuga ku kamaro ko kuba u Rwanda twarabonye ubwigenge. Nk'uko natangiye mbivuga, akaba ari hashize imyaka 63 u Rwanda rubonye ubwigenge. Nk'uko abaturage bagiye babivuga, uyu munsi abanyarwanda twakora ikintu twitekerereje, twakishyiraho ubuyobozi dushatse, nitwe twigenera impinduka mu bukungu, muri politike n'ibindi byose. Ese wowe wumva ari akahe kamaro ko kuba twarabonye ubwigenge ku Rwanda tutakiri mu maboko y'abakoloni? Murizi ko twakolonijwe n'abantu benshi, twakolonijwe n'Abadage, dukolonizwa n'Ababiligi, ariko uyu munsi abanyarwanda turitekereza, ni twebwe tugena icyo tugomba gukora n'icyo tutagomba gukora. Mwakoze cyane gukurikirana mu Rwanda TV, reka tubifurize umunsi mwiza w'ubwigenge. Murakoze cyane. Njye nari Ngoma Frank kuri mu Rwanda TV.